Muraho neza mumeze mute nshuti z'akadasohoka za Ngabo Empire, nizere yuko aho muri mumeze neza cyane kandi ko muri kugenda muri gusoza umwaka ibintu biri kugenda neza cyane. Niba rero ubona ibintu bitameze neza, turakwihanganisha, turakubwira ngo ihangane, ejo bundi ibintu bizagenda neza, nawe ubashe gushima Imana. Ni ukuvuga ngo ukore bikunde, ugende byemere, niba wari urwaye ukire, nawe mbese wishime. Kandi wowe niba ubona ibintu byawe biri mu nzira nziza cyane uko ubyumva cyangwa se uko ubishaka, nyabuna turakubwira ngo gerageza ushime Imana, kubera yuko iba yakugiriye neza, ikaguhaza ibyo byiza. Jya ugerageza uyishimire kugira ngo ikomeze ikugomorere imigisha. Umuhanga rero cyangwa se umuhanga bazimu nicyo tubazaniye. Ese wagufasha iki? Hari abantu muturanye n'imiti cyangwa se ibyagakwiye kubafasha, ariko ntimumenye ngo byabafasha iki, byabafasha bite, mwabikoresha mute? Iki nicyo kiganiro ngiye kugira ngo mbakorere, noneho umenye neza igiti cy'umuhanga icyo cyagufasha, ube wanagitera iwawe. Benshi bakunze kucyita umuhanga bazimu kubera yuko gihangamura ibibazo byinshi wabonaga by'urusobe bikuvanze cyangwa se bivangitiranye mu bintu byawe, ntibihambuke uko ubishaka, ntibigende uko ubishaka. Niyo mpamvu benshi bakise umuhanga bazimu, kuko gihangamura ibyananiranye. Nanjye rero ngiye kukubwira ngo ese ni gute wabigenza. Umuhanga ushobora kugenda ukawufata ugaca utugeri, cyangwa se ntabwo nzi ukuntu iwanyu mubyita, utugeri, ukagenda ukawutera. Wamara kuwutera uramera, ukawukorera nk'ikindi giti icyo ari cyo cyose, ukawitaho, ukaba wawuvomerera bitewe n'ahariho, ukagenda ugakura ugashisha. Umuhanga rero ku batawuzi, ushobora kuwitiranya n'igiti bita ihene zikunze kurya kirura cyane. Kirura ninza kukibuka ndakibabwira, kirura cyane. Abenshi baragira, ntabwo bamenya kugira kubitandukanya, ariko biratandukanye cyane pe, biratandukanye. Iyo umaze kumenya kubitandukanya rero biba ari byiza cyane, kubera yuko ntabwo wafata kimwe ngo ukibesheho ugihuze n'ikindi, kubera ko byose ntabwo bikora umurimo umwe, bikora imirimo itandukanye. Niyo mpamvu umuntu aba ari kugira ngo mumenye kubitandukanya, mumenye gutandukanya ibyo biti uko ari bibiri. Umubirizi, igiti cy'umubirizi, igiti cy'umubirizi kigiye gusa n'umuhanga neza, uretse ko umubirizi wo urijimye, umuhanga urererutse. Ikindi ni ukuvuga ngo umubirizi urakanyaraye, ubona ko usa n'ukomeye, naho umuhanga ukabona n'ibigifite ibibabi bigiye kumera nka soft, byererutse nyine bitanakomeye cyane. Ntabwo bimeze kimwe, nawe ubibonye uzabyibazaho, uzabona aho biri. Numara kubibona uzahita wumva uvuga uti uyu ntari umubirizi umeze gutya, sibyo? Rero dore ukuntu uzabikoresha mu bibazo bigiye bitandukanye. Uragenda ugafata uwo muhanga, ukagenda ugafata ikirongorera, warangiza ukagenda ugafata ivu ry'igiti bita umuyenzi.
nizere yuko abantu benshi umuyenzi muwuzi. Umuyenzi uragenda ugatora ahari umuyenzi wumye, cyangwa se ukagenda ukayikata ukayiyanikira, yazamara kuma ukagenda ukayicana ukabona iryo vu. Ni gutyo warishaka. Ushobora kuryikorera cyangwa se waba uzi aho riri, ubizi neza. Hari ukuntu abantu bagenda bagatwika mu gisambu, bagatwika uwo muyenzi yarumye, nyine barayitemye ahantu bakabyanika bikuma, babura uko babigenza bakabitwika. Uzi aho biri, nta kibazo kirimo rwose. Noneho rero sasa iyo umaze gufata iryo vu ry'uwo muyenzi, uragenda ugasekura cya kirogora na wa muhanga bazimu cyangwa se umuhanga. Wamara kubisekura ukagenda ukavangamo iryo vu, warangiza ukagenda ugafata amazi yawe meza watetse yo kunywa, ugakoresha utuyiko 2 gusa. Ukuvuga ngo ukamuriramo ukavangamo kakavu gakeya, 1/3 cy'ikiyiko, warangiza ukanywa. Noneho undi usigaye uragenda ugashusha amazi yo koga. Wamara gushusha amazi yo koga, ugafata kakavu kawe ukajugunyamo ukavanga. Hashira iminota nka 20 ugakamuriramo. Ni ukuvuga ngo iyo minota 20 iyishize, ushizemo kakavu ukamuriramo wa muti wawe wasekuye, urafata ugakamura, nyine ugakamuriramo. Ibibabi uba wafashe umuhanga bazimu, ufata ibibabi 10, noneho ikirogora ugafata ibibabi 5, ugasekura ugakamuriramo. Iyo bibaye byiza rero, ni ukuvuga ngo uyu ngiye kubabwira uwuzi nawo wawongeramo, ariko utawuzi wawureka, nabwo byose birakora. Uzi icyo bita ikirongorera. Ni ukuvuga ngo ikirongorera nacyo kimeze nk'itovu, gusa aho bitandukaniye nuko ikirongorera gikunze gukura kiri kugana hejuru mu kirere cyane. Mwumva ko biratandukanye. Ikirongorera n'itovu biratandukanye. Ikirongorera gikunze gukura kigana hejuru cyane. Ikindi turaduhwa tuba turi ku mutwe w'itovu ho kabaragaho kagiye kuba kanini, koroshe ariko karekare. Ukavangamo nk'ibibabi nka 2, warangiza ugasekura, warangiza ugakamura muri ya mazi ugiye koga. Nacyo wagikoreshejemo wanywaho nta kibazo, kwa kundi nabikubwiye byabiyiko 2. Noneho rero sasa bifasha iki? Mukurikirane neza ikiganiro, mucyumve, mucyiteho, kubera yuko ntago nkunze kubona umwanya pe. Ntabwo nkunze kubona umwanya, kandi ngewe ntabwo nkora ikiganiro ngo nukugira ngo ikiganiro kinyinjirize. Oya, ngiye nkora ikiganiro kugira ngo mumenye uko mwabungabunga amagara yanyu, mumenye uko mwashira ibintu ku murongo bitari kugenda neza, sibyo? Nicyo ngewe mbikorera, ntabwo mbikorera izindi nyungu zose. Nicyo ngewe mbikorera. Noneho rero sasa mubyihanganira kuba nkora ikiganiro ndi kugenda, ahubwo mwe mugikurikire neza, murebe ese ni iki cyagufasha, niki cyagufasha, niki cyahindura mu buzima bwawe. Kuvuga ngo weho urareba inyungu zawe, nanjye nizo mba nashize imbere kugira ngo mbakorere ikiganiro nk'iki. Noneho ushobora kubona ibintu bitari kugenda neza cyane uko ubyifuza, ibintu biri kugenda byanga. Uti gute? Hari igihe ujya gucuruza bikanga, ugacuruza pe, ukikanira, ugakora iyo bwaba, ugashora, ugahomba buri gihe. Ndagira nkubwire ngo uyu muti uragushirira ibintu ku murongo. Hari n'igihe n'ubundi uba uri umukobwa ukabona wapi, abasore bose wapi, ni ukuguca amazi. Cyangwa se n'uwo mukundanye ukajya kubona ukabona nta kintu kizima kigaragara,
ariko kugezaho ahubwo ibyo bakora ni ukukwisabira ku bintu gusa. Nyabuna ndagira ngo nkubwire yuko uyu muti uraguhumura ukagukura buri kimwe cyose, ukuraho icyangiro. Sinabwiye ko ari umuhanga bazi, nta kintu na kimwe udahangamura, buri kimwe cyose ugishira ku murongo. Ukuraho icyangiro. Niba abantu bakurebaga bakakwangira ubusa, ukabona ibyo uri gukora byose ukabona abantu uri kukwangira ubusa kandi nta n'icyo mupfuye, nyabuna uyu muti ni umuti ukomeye cyane kandi ugufasha mu gihe gitoya cyane, ibintu byawe byose bikajya ku murongo uko ubyifuza. Ushobora kuba uri umugore, uri umumama, umudamu wubatse, ariko ukabona urugo rwawe rurajegera. Ushobora kuvuga uti rujegera rute, ukaba utari kumva icyo kinyarwanda. Dore icyo twakwita kujegera. Ukabona urugo rwawe indaya zirarwikoreje ku bwinshi, ziri kurwinjiramo. Nyabuna ukabona mbese umugabo ari kwigira mu ndaya, cyangwa se ibintu byari kubisesagura, ntabwo biri kugenda uko ubishaka. Nyabuna ndagira ngo nkubwire ngo iki kibazo cyakemuka pe, cyakemuka. Uyu muti wowe ukoresheje nta kintu cyawe na kimwe kitajya ku murongo. Ushobora kuba woroye ufite amatungo, urumva ufite amatungo, ariko ukabona amatungo yawe nta kigenda, ari kuba udupfukuri, kandi uri kuyagaburira, kuyaha amavitamine ariko byanze. Nyabuna ndagira ngo nkubwire ngo uhugutse ukumva iki kiganiro, ukamenya uko wakora uyu muti, ibintu byawe byose byajya ku murongo. Ushobora kuba uhinga, ariko muri iyo mihingire yawe ukabona wapi, abandi barahinga ntumenye uko bigenda, weho ukabona ibyawe ni uduturi, ni udupfunya, ni utuntu tw'utuntagazi utamenya utwo ari two. Nyabuna umva, kanguka ureke ibintu byawe bitagenda neza cyane, sibyo? Ni ibintu byinshi rero, ingero zose ntabwo twazitanga ngo tubivemo, ariko nimero tuba twayishizeho, watubaza. Ubonye biri kugucanga watubaza, noneho tukabasha kugufasha. Ikindi ugomba kumenya, ushobora no kureba ukumva ayo mazina twakubwiye, ukabaza abantu bakuze mwegeranye iyo miti, baba bayizi nubwo bamwe baba batazi gikoreshwa gute, sibyo? Mahoro y'Imana rero abane namwe. Nyabuna igihe kiba ari gitoya cyane, ariko mugomba kugerageza kumva ikiganiro kandi mugakurikiza ibyo twababwiye kugira ibintu bigende neza cyane. Niba warakoze subscribe turagushimiye. Niba utari wayikora menya ngo uri guhomba, kandi guhomba ni ibyawe, ni akazi kawe. Mugire rero ukwezi guhera kwiza, munasoza umwaka neza, munawutangire neza cyane. Mahoro y'Imana abane namwe rero. Nyabuna ngaho nimukore kuri subscribe, dukomeze twibanire.